munsi rero tukaba turi kumwe n'umutumirwa umutumirwa nzi ko benshi mukunda kandi abagiye batwandikira twagiye tubibona ko tuzi ibyo mugenda mutwandikira mukunda gukurikirana. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa, reka tumusabe yivuge yibwira abadukurikiye. Okay, murakoze. Nitwa Gakunzi Olivier. Ndi umupapa wubatse. Yego. Mfite umugore umwe n'abana be. Tuye Nairobi. Ubwo ngubwo rero uvuga umubare w'abana kuko ugize gutyo ntabwo abantu babisobanukiwe neza. Batatu. Urakoze cyane. Uwo ni Gakunzi muri iyo niyo stati civile ya Gakunzi, ariko noneho tubwire Gakunzi mu buryo bw'imikorere. Gakunzi ukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ndi umuhotelier. Ni byo nkora. Nkora muri hoteli. Yego. Muri hoteli hari ibikorwa byinshi, hari ushobora kuba asasa ibitanda, undi akora amasuku. Muri hoteli uhakora iki mu buzima busanzwe? Ndi umutetsi. Uri umutetsi. Sibyo ko byose ntacu Okay, kubikombininga sometimes biragora, ariko byose nobikora kuko byose narabyize. Yego. Ari amasuku byose narabyize, ari guteka. Anyway, hoteli igira department nyinshi. Yego. Ariko zose ndazizi, nta nimwe ntakoramo kubera ko byose narabyize. Nize hotel management muri make. So yize hotel management, biroroha kugira ngo ube wokora muri any department. So nta nimwe uba ukingirijwe mu bitokoramo. Yego. Gakunze nkunda kubona abantu bakora muri hoteli baba bafite imibiri basa neza. Yaba ariyo mpamvu nawe tubona usa neza kuri kamera zacu. Urasa neza cyane, wambaye neza, uri smart, ikindi ufite umubiri bigaragara ko ari umuntu nyine wariye. Yaba ariyo mpamvu nuwakavukira. Gusa nabyo batekereje ko ushobora kubikontribuwa nabyo, ariko iwacu turi banini mu busanzwe. Ndatekereza ko okay, ushobora kuba nabyo birimo, ariko ntabwo ari 100%, ni nka 50%. Ariko guteka neza mu busanzwe hari aho bihuriye no kuba umuntu yagira umubiri, hariho bihuriye no kubyibuha. Ahubwo umubiri mwiza. Yego. So birashoboka kurya neza byatuma umuntu agira umubiri mwiza. Ariko nibyo kurya neza. Kurya neza byatuma umuntu agira umubiri mwiza. Cyane nico no kurya neza. Kuko iyo balancing diet biroroha kugira ngo sinzi ku balancing diet ko twavuga mu kinyamurenge. Ubwo no kurya indyo yuzuye. Iyo umuntu arya indyo ibyo kurya byuzuye nyine ubi Okay, tuvyite gutyo ku balancing diet nibwo abantu bashobora kuzumva, utazabyumva zasobanuza neza. Birafasha, bituma umuntu agira umubiri mwiza. Yego. Okay, reka tugaruke muri Gakunzi w'umutetsi. Twari kwibanda kuri byinshi cyane, ariko reka uyu munsi dukoreshe Gakunzi w'umutetsi w'umwuga. Ese Gakunzi bino bintu wazinjiyemo ryari? Ni ibintu zaje gute? Kubera iki wowe watekereje kwispecializa mu bijanye no guteka? Hari abandi bari mu mafilme, abandi bari bitandukanye, kuko iwe wari zo wakeneye. Okay, impamvu yabinteye na mbere, okay, nabaye muri Kenya kuva 2008 December, ni bwa mbere nageze muri Kenya. Then ngo habe 2012 nza gusubira mu Rwanda nje kwiga. Kuko icyo gihe nabanaga ibyo naza nkora muri Kenya nikaho bitagendaga neza, bituma nsubira inyuma nshikanje ku ishuri. Nibwo nagize igitekerezo cyo kwiga hotel management. Then nza kuyiga, ndatangiye 2012, nibwo natangiye kwiga 2012, 2013, 14, 15 nibwo narangije. Impamvu nabyize icyo gihe nabonaga nibyo byari ku isoko. Yego. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bihora ku isoko bitazaba ku isoko. Kuko nagiye ndeba abantu benshi bize ibindi, ari abo twabanaga umunsi ku wundi, bize ibintu bize economy, abize comptabilité, abize ibintu bitandukanye, abize bya education n'ibindi. Abenshi twarirwa nagara abashomeri. So nje ndavuga ngo reka mpindure. Yego. Mbigezemo nasanze ngo bene wacu bakeye bashoboka, kuko nasanze harangije promotion nka zitatu gutya. Nta nimwe yarimo nk'abantu babiri, wasangaga ari umuntu umwe. Even nabari inyuma yanje ntabaye rimwe ari babiri, ntabonigeze mbona ari babiri, yabaga ari umwe. Kuko nigaga hari abansekaga twabanaga
bakambwira ariko umuntu w'umugabo ngo azaje kwiga guteka jewe nkidefanda mvuga ngo ntabwo niga guteka niga hotel management niga kuba manager so icyatumye ni specializa mu gikoni umuntu watwigishaga twigishaga isomo rya strategy management yari umudokiteri muri economy yaratubwiye ngo kugira ngo ube manager mwiza ugomba kuba uri umushefu mwiza so iyo tuvuga chef muri hotel industry iyo tuvuga chef ni umukwizinya professionnel ariko utari umuprofessionnel ntabwo tumwita chef tumwita gusa karungu kuka cook sorry ni cook so ntabwo ari kuka n'iziko cook niwe mutetsi uwo nta donc ari abatandukanye kuvuga cook na kuka ni ibintu bibiri bitandukanye nubwo twovyica twe ntitwobimenya kereka wenda badukurikiye babizi zose ni Kingereza nyine ariko ni ukuvuga ngo bitumanisha kubera byo bintu nyine kuko nabyumvaga nanabikunda byatumye nza kwisispecializa mu gikoni kuko hari uburyo ki bikoranamwo iyo umuntu ari umukwizinye so iyo uri manager uzi gikoni ukamenya izindi department biroroha kugira ngo ubimanaginge bikoroheye ariko itazi hamwe hari n'igihe umukasitoma ashaka gukomplaninga akavuga ngo bampaye ibyo kurya bibi so utarigeze utekaho biragoye kugira ngo handling iyo case utabizi dufate urugero umuntu akubwiye ko ibyo kurya yasabye si byo bamuhaye yego nose niba utazi guteka bamenye gute ni ukuvuga ngo urabuje ushobora gusindira umukiriya ko ari we uhohotera abakozi bawe kubera ko mutwe ntabyo guhandoringa ikibazo utazi udashobora kumenya ko ari umukuru cyangwa atari ntiwomenya uri mukuri muri bombi yaba umukiriya yaba umutetsi kugira ngo bakize mbizo kugora kubera kutabizi so bituma je ni specialize rero mu gikoni kugira ngo bamenye byose n'igihe haba amakesi kizo izamenye nyahandoringa neza binyoroheye so ni nkuko murakoze cyane watubwiye kuri umupapa mbarende kubaza kino kibazo kiri fani abantu bakora mu mahoteli bakunze kugirana ibibazo n'abantu bashakanye bakibwira ko hari mindset iri mu bantu yuko iyo umuntu akora muri hoteli agomba kuba afite abandi azasangayo akaba ashobora kugirirayo undi mugore cyangwa akagirirayo undi mugabo ese icyo kintu wowe kimeze gite ugitekereza gute hari ingaruka kigeze kiguteza cyangwa wowe hari uburyo wabiganiriye na mugenzi wawe ku buryo aguhurusha bwo kuba wakora muri hoteli sinumvishe ntabwo numvishe ikibazo neza ntabwo wacumvisha abantu bakora mu mahoteli bagira ikibazo cyo gushwana n'abagore ko bashobora kuba basangayo abandi bagore cyangwa abagabo bakaba basangayo abandi gutyo ibyo ngibyo iyo bitekereza gutese kujima ndi mu kazi byo gusangayo abandi bagore twagihuriye n'akazi twagiye twumva amakesi ameze gutyo abantu bo mu mahoteli bagenda bahura n'ibyo bibazo niyo mpamvu nari nkubaje icyo kibazo yabibaho kenshi ariko njewe ndi umukristo ntabwo naja muri ibyo ngibyo iyo ngiye mu kazi mba ndi mu kazi iyo mvuye mu kazi even na WhatsApp ngo yimbona hari igihe bigorana cyane iyo ngeze mu rugo telefone ndahita no kujya kwa mama nibwo mbonye umwanya wo gukina n'abana nibwo mbonye umwanya wo kuganira n'umugore so baha agaciro kurusha iyo mvuye mu kazi nyine nuko no mu kazi nubwo mpamagarisha kutambona so mfata umwanya wo kubana n'abana n'umugore uko nukuri rero gakunzi nk'umutetsi uri umutetsi mu zukuri kandi uri umutetsi twavuga ko umutetsi wabyigiye ese gakunzi hari gakunzi w'umutetsi mu kazi yagera mu rugo agahinduka umugabo usanzwe ese iyo ugeze mu rugo hari igihe wakumva ko ari ngombwa ko ushobora gutekera abana bawe niyo nziza kuko ibyo uteka umugore wawe ashobora kuba atazi kubiteka ariko gakunzi w'umutetsi mu kazi ashobora kuba na gakunzi w'umutetsi mu rugo bimeze bite mu rugo ndateka inshuro nyinshi ndateka hari igihe hari ibibazo atabazi madamu ndabimwigisha hari n'igihe numva njyenyine numva ashaka guteka mu rugo tu kabiyende mvuye mu kazi narushe cyangwa nagize ubute ushobora kudateka ariko iyo numva ndafite akazi numva ntarushe ndateka rwose gusa biragora mu rugo guteka kubera ko tiba bafite equipment zihagije gusa arizo ngira mu rugo zanje iwe atazanakoresha atazi no gukoresha so nzikoresha njyenyine kubanga bafite akabati cyo nane kagira kanshi kikoresho mwarabiciyemo ntacyo bira binamubwiye ntazi no kubikoresha ndateka habe nejo naratetse habyo natekera abana aramandazi nabatekeragaho kuko maze ama types menshi y'amandazi mbatekera batazi so iwe abazi inkeya ariko ndateka
ndateka mbese. Okay, urakoze cyane. Nanone gakunze nk'umugabo w'umunyamurenge, ukora mu gikoni, ntabwo izo bintu muri societe yacu cyangwa muri community yacu baba babimenyereye ko hari umugabo ushobora guteka. Ese icyo kintu hari abantu bigeze bakivugaho, umva bakivuzeho ukuntu, cyangwa wowe wakiriye gute kuba waramashije gukora icyo kintu? Nabo bivuga ntacyo bimbwinjewe. Tizo nancira n'ishati. Abanyakenya bazavuga ngo uzuri wakazi ni mshahara. Yes. Iyo uzi gukora ugahembwa, ibyo kuvuga by'abantu se. Twese tuzi iyo abantu bazaberwa ibyo bazakora. Cyo birarira. Oya, iyo abantu birirwa inzi icyo uzukora. No. Tazwirwa nawe. Yeah. Cameraman, inzi icyo uzukora. Dukuvuga ngo duhuriye hano. So abantu tamuntu buzi ibindi yiriwe. Even nubwo wamenye ibyo nkora. Jewe no ntakazi ntokora mu buzima busanzwe. Habe nubwo na mukokoteni no isunika. Bora pesa. Akazi kose wumva kose akazi tokora. Kaba ari akazi k'uburaya cyangwa k'uburozi. Ariko kandi kazi kanyinjiriza amafaranga, kuvuga ngo kuburira hano ndaguhemba, yo nabikora na roho safi. Kabisa. Akazi tokora mu buzima busanzwe. Akazi nzi ko kinjiza amafaranga kose no gakora. Okay. Okay, turasaba abadukurikiye manuka hasi ukore subscribe, uzaza ukomeza kubona ibiganiro zacu bisa n'ibingibi, abanyamwuga batandukanye nk'uku kwa Gakunzi mu mushe ko ari umutetsi. Manuka rero kandi subscribe niba ngombwa, ukore no kunzogera, unasharing kugira ngo uzaze ukomeza kubona ibiganiro zacu bitandukanye. Aha turi mu kiganiro cyo guteka, aho tuba tuganira n'umutetsi Gakunzi wabyigiye kandi akaba ari umwuga we. Sinzi ibyo biga muri hoteli, ntabwo mbizi neza, ariko nibaza ko muri hoteli hashobora kuba hari igice babanza nko kubigisha imirire cyangwa se indyo yuzuye umuntu ashobora gukoresha mu buzima bwe bwa buri munsi. Ese icyo gice cyaba kiri muri hoteli? Ntabwo mbizi. Okay, ibyo kenshi babyiga muri food nutrition. Ntabwo twiga isomo naryo mufite muri isomo twiga turyiga muri kwanza, ariko ntabwo mu byinjira ngo byimbitse. Abantu bize nutrition bo kenshi biga ku bintu bijanye n'imirire. Gusa twebwe tuba dufite mo akanation, ariko bitimbitse cyane, ariko ari byo tuba tuzi. Hari icyo bita n'indi somo gitwa food commodities, nabyo barabitwigisha, nabyo tujuru biga ibintu bya nyine ibintu by'imirire, nabyo turabyigiramo mbase muri iyo food commodities, nabyo turabyiga. So byose biba birimo. Twende kuvanga biga hotel management barakurungira. Kubera hotel ni ikintu kinini cyane. Ni ikintu kinini uko ubyumva, ndashaka kubwira ngo hari umuntu nzi yari umusteward. Okay, kamwe nivuga hotel ndashaka kumenyekana. Hari hotel yakoragamo mu gihugu runaka, azabwira abantu ngo nakoze muri hotel runaka. Mu buryo ashobora no kuvuga ngo bamuhibira akazo guteka. Yes, arabizi, ariko steward mu buryo bw'umwuga. Muri umuntu ukora steward ni umuntu wazi ibyombo, niko kazi kiwe. Ni umuntu ukora akazi ko koza amasahani, niko kazi kiwe. Koza amasahani no gukora amasuku hasi. Donc ni umuede w'abakuzinye. Okay, reka nanone tugaruke Gakunzi, impamvu nari nkumaje ico kibazo kijanye n'ibiryo n'indyo yuzuye. Societe yacu n'izindi societe zitandukanye cyane, dushobora kuvuga East Africa, twavuga Africa, cyangwa se twavuga n'abandi. Hari gusanga abantu batekereza ko kurya neza bisaba kuba abantu batunze, niko twakuze tuzi cyo kwa wenda byaje kugenda bihinduka bitewe n'imyumvire ako abantu bagenda bagira. Ariko se ni ukuri koko indyo nziza bisaba kuba abantu bafite amafaranga menshi? Utekereza gute? Siko. Indyo nziza nuko balancing diet gusa. Uvuze ku balancing diet hari abatavyumva, ni ndeka nk'urugero uzoyibuka imuhira kera, hari n'igihe umuntu akasanga hari umutsima ukaburisha umunyu ukamurya gusa, ndabeshe cyangwa ibitoryi bibe ntazabikoze. Twarabikoze kuva ku masomo asanga hari umutsima takibuze kuba ngo tambaga ziyari ugafata umunyu ugakoza, kandi nta balancing diet uba wakoze. So ubundi balancing diet no kuvuga ngo ifashe umutsima hagomba kuba ufite greens aho ngaho, ufite nka inyama, yego, mwene ibyo. Cyangwa niba ufite umuceri ukagira greens aha ngaha, ukagira inyama hano, cyangwa fish, cyangwa inkoko, cyangwa whatever. Donc apana kuvuga ngo nimba ndi umuceri ngo namangi umuceri n'ibishimbo from Monday to Sunday.
cyangwa nimba uriye umutsima from Monday to Sunday ndarya umutsima gusa je nubwo mbivuga gutyo umuceri warana nirira umutsima so kubalancing data ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi warangiza ukarya fruits ni ikintu cy'ingenzi cyane imbuto ni ikintu cy'ingenzi cyane gusa bene wacu arige tubinegeje wasanga ari abakire usanga bimwera mu karo barangiza bakarya umutsima n'ibishimbo ta bintu byinshi niba no stress dusubiye inyuma hari ibibazo bibiri hari abafite amafaranga batazi guhaha ibyo wari uvuze bikwiye hari n'abatayafite ariko bazi gukoresha yandi make bakaba bashobora kugira indyo nziza ese mwihe ndyo nziza numvisha ibyo wari umaze kuvuga ni ibintu byose byinjiza bitandukanye mu mubiri biba bimeze bite ku isahani y'umuntu hagomba kuba hariho iki n'iki nico nibyo nagusobanurira ni ukuvuga ngo tufaturwa nimba uri umutsima turya umutsima n'ibishimbo gusa ushire na greens iruhande nimba udaciye inyama ushobora kurya ibishimbo ni bayita ni proteine plante ni ukuvuga ngo ni inyama zihingwa yego ni ukuvuga ngo ushobora kurya umutsima n'ibishimbo ugashira na greens iruhande sukuma dufata urugero rwano muri Kenya sukuma wikigura nga even ubwo gura ni ya 20 bob 20 bob no kuvuga ngo na amashiringi 200 mu Nyarwanda na amashiringi amafaranga 200 mu makongomane na amafaranga 100 I think nimba ntibeshe desemo na marundi kurumva tuje ukora amafaranga makeya nimba ufashe breakfast ufashe ikijumba ugafata n'umwumbati n'icyayi ugashira ibishimbo ruhande bikeya bya bitwaye mama abakire ngo bamenyereye imigati imigati myiza cyane uriye biriya bintu bya ibingibi by'umwimerere nibyo biza kuruta uko warya imigati kuko imigati buriya ni ibindi nazasobanura undi munsi biba birimo ibintu byinshi ama yeast baking powder ije mu ma cookies cyangwa mu ma cake so ni ukuvuga ngo kubalansinga data ni ikintu cy'ingenzi cyane birafasha mu mubiri so umubiri ukeneye ibintu byinshi bitandukanye naho yuri indyo imwe si byiza hagari byiza urakoze cyane kuko ishanye n'imirire ndumva wenda ugerageje gusobanura iyo mirire kuri ubu ngubu twatekereza ko abatabikora ari ukuba badafite amafaranga cyangwa ni ukutagira ubumenyi n'ubumenyi bukeya gusa nta kindi ubumenyi buke na miriye twakuriyemo nicyo nakubwiye hari abantu usanga abakire abo twita abakire iwacu usanga iwiwe breakfast banywa mu karo cyangwa bakamuha igikoma gusa cyonyine hari n'abandi usanga igikoma bagiteretse ku meza cyonyine babamo ugasanga n'abandi nimba baguze umugati wonyine yenda n'icyo cyayi cy'amata ni ukuvuga ngo kubalansinga diet iwacu ni kaho dusa n'abari inyuma ho gato cyangwa cyane reka twizere ko nibabona kino kiganiro bazagira ibyo bahindura bakamenya kugura indyo yuzuye nibaza ko atari ikintu kitwibasiye twebwe ariko community nyinshi hano munsi y'ubutayu bwa Sahara nzi ko neza ari icyo kintu kigenda kibatsinda umutagaza agenda avuga aho yakuriye cyane turavuga bene wacu kuko abandi gabo abanyakenya bazi kubalansinga diet bitabaho nibo bambere abanyakenya ikintu kijyanye no kubalansinga diet barabishoboye n'abahanga kandi usanga na wa mukene niyo muri byo uzaharigizo yose umuntu ushobora kuba afite amafaranga ariko muskura ari umukene ariko bazi kubalansinga diet kandi bayitaho cyane yego urakoze cyane gakunzi kandi ndizera ko hari ikintu abantu babashije gufata mu byo tugize udusobanuriye dusoza ndakubaza ibibazo nka bibiri kugira ngo tuzogera mu mwanya wo gusoza ikibazo cya mbere guteka iyo abantu guteka hakunze kubamo challenge hamwe bigasa nk'amarushanwa aho mwagiye guteka hatandukanye niyo hantu hambere wigeze guteka ukavuga ati kabisa gakunzi ndatetse abantu bambwiye ko ibintu natetse bisobanutse ni hehe aho ngaho wigeze guteka ni henshi vuga hamwe cyangwa habiri niyo natetse mu mahoteli menshi atandukanye kuva ngeze muri Kenya koze mu mahoteli 6 so muri hoteli hari igihe ugera ahantu ukahakora bwaca ukabona abandi bakaguha usanga umushahara wenda uhembwa aha bwacu ukabona baguha double ukahava bwacu ukabona kubera ko n'ubundi naho buri ntabari iwanyu yego uravuga ati reka nje gufata ayo menshi usanga hari igihe yabaye nabwo yenda ntibiciyemo neza bwacu ukahava ukaja ahandi bene ibyo ngibyo ugenda shiftinga igihe watetse mu rugendo rwawe rwo guteka ni ikihe kintu watetse kikagukomerera igihe mwari mu mwiga
cyangwa se ikintu watetse ku nshuro ya mbere kikagukomerera? ni umutsima. Umutsima. Umunsi wa mbere nje muri interview twakoze tombora, twari turi kumwe n'abanyeshuri bavuye Utari College niyo iri mu universite ya mbere muri ndatekereza reka mvuge muri East Africa Community. Irakomeye cyane. Umunsi wa graduation usanga nk'abantu bagiye bohereza abanyeshuri babo bazava already bafite contract z'amahoteli bagomba kuja gukoramo. Bazava babakatishiriza indege, leta zabakatishirize indege, burira indege baje gukora mu bihugu by'iwabo cyangwa ugasanga bagenda mu bindi bihugu by'abandi. Abo twaba dukorana bashize amakaratasi aho ngaho tukora tombora umutsima n'inkoko. Ibyo bintu byaramvunye bitabaho, kandi inkoko yo ntibayitanyeho konti. Ikintu batanyeho konti ni umutsima nacumbye. Jewe natekereje ko bashaka kureba ko nzi gucumba umutsima. Ndawucumba byatari urasha mutinda hariko uwo mutsima umutsima muri usanzwe wa kinyamurenge kuko twe turarika ugashiramo ifu. Umutsima uriye kwarika nko ningasho gacumba. Ngo twatangije na examen écrit twakoze twa plans turi abantu hafi 40 dutsinda turi abantu 8 baselection muri abantu 8 bagomba gukora dusaka tusura muri examen kandi tambuka mu ba mbere ngo turangize baduheza examen pratique. Twayikoze turi bane, kitangaza kiraba umutsima urananira. Jewe narawucumze sinanize muzukuri icyo bashaka. Nzi ko bakeneye kumenya niba nzi gucumba umutsima uhiye. Ndawucumbura chape presentation shani abantu bose barafotoye baraho ngaho. Jewe ngumara ndawumva nyine ibyo by'ikinyamurenge ushironga ku isahani barawufotoye nkundize vuga mana nanje umutsima bamagana bose ngo ufotore. Naho icari gikeneye uso gucumba umutsima uhiye cyangwa ko wari kubumeza kose hari akeneye presentation y'umutsima. Umutsima ari uburyo uba presented haba muri examen haba muri musomo ufite function mbese kuri buffet cyangwa kuri à la carte icari cyo cyose uburyo uri presentation yawe niyo yari kenewe. Ibindi byo wahuye cyangwa udahiye hari akeneye presentation ko tabazura kurya bari bakeneye presentation yawe fata zero. Bole sad ndabara ibaza umwana w'umunyamurenge ku mutsima ngufashe zero kandi ari abantu bose bavuga bazi ku njye narabusitare ibintu ni hatari. Yego ariko kubera ko babona gafite skills ihagije barabatse n'ubwo exam ya pratique mutsinze ariko at least arashoboye. Soko ekirina natsinze 100%. Nayo ikintu kimwe gusa ijambo bazamwe ijambo gitwa ijambo rivuga ngo grooming. Do you know grooming means what? Iyo bavuga grooming ni how to uburyo ki nka packaging uburyo umuntu agaragara yambaye. Donc uburyo ugaragara wambaye neza appearance yawe kuntu umeze wambaye neza uburyo uberewe uburyo wenda wohagarara imbere y'abantu kuntu wabuze. Ku bicuruzwa bavyita ngo ni packaging. Sinzi grooming ariko twe muri hotel ni uburyo kiba wambaye uberewe uburyo ugaragara ko. Urakoze cyane gakunze. Icyo kintu cyananiye mu bintu bari mu makesi yafi nka 30 na. Nta muntu utagira challenge mu mwuga, izo ngizo birumvikana rwose, kandi ubwo wagize challenge zavuyemo effort. Rero ndumva ko ari sawa cyane. Nanone ndakwibutsa gukora subscribe, reka gakunze atubwira ahantu dushobora gusanga ibikorwa byiwe bitandukanye. Ese ugira channel bimeze bite? Isagi channel yitwa gute kwanza mbanza mbabwire bakora subscribe. Yitwa Grand Nile. Grand Nile cyangwa se Grand Nile ariko nyine Grand Nile Studio. Mukore subscribe kuri Grand Nile Studio. Mubikore mwuko byaramo abantu bose abafana bawe, abafana banje n'abafana ba Felix. Mukore subscribe kuri Grand Nile. Yego murakoze babwire niya. Channel yanje ntiratangira gukora ariko by tomorrow tuzatangira kwa prodinga muzatangire mukora subscribe. Yitwa ngoni Big Chef Africa. Muzakora subscribe muzakurikire abakeneye kwiga guteka kuva muri iri yinga. Donc
kuva nk'ejo na gatatu harya yego na gatatu na kane na gatatu kuva na gatatu cyangwa na kane tuzatangira kubashiriraho tugiye gutangira amasomo yo kwiga abakeneye kwiga amaresipi abakeneye kwiga amaresipi atandukanye abakeneye ubumenyi bwo guteka kandi icyo turasaba comment nyinshi zihagije kugira ngo muzamutugire icyo mushaka kumenya mukora subscribe kuri Big Chef Africa murakoze tuba tubashimiye mugihe dutegereje subscribe zanyu na comment zihagije murakoze abari badukurikiye kandi already mufite subscribe nka 18 kandi takintu gihari none ga mukore subscribe kugira ngo muzaza mukurikira ibiya byatambuka okay abari badukurikiye muri yumviye twari turi kumwe n'umutetsi w'umuhanga cyangwa se umutetsi w'umwuga Gakunzi Olivier turabasaba ico cifuza sabe cya subscribe kuko dukeneye ubumenyi tugomba kubikora turaza kubikora guhera kuri nje urahanga ndagenda mpite mbikora rero tubararikiye kuzakurikirana ibiganiro zacu z'ubutaha ibiganiro zacu nakagaruka kuko twifuza ubumenyi kandi binakaba ari ibiganiro zubaka ku giti cy'umuntu na community muri rusange Imana ibaho umugisha cyane shalom shalom shalom